Nshuti za Haleluya Amina TV, tubashoje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikomeze kubampera umugisha mwebwe mwese abakomeje kudukurikirana kandi no gukora na subscribe, turayibona. Imana ibahe umugisha. Ni sheni Haleluya Amina TV, sheni ibagezaho ibiganiro by'ivugabutumwa ndetse ikabagezaho n'ibivugwa mu iyobokamana ndetse ikabagezaho n'iby'iterambere. Uyu munsi tugiye kuganira iterambere, ibintu umuntu yakora, ibintu 10 umuntu yakora, bizinesi ye ikagenda neza, bizinesi ye ikunguka vuba, bizinesi ye igakura vuba vuba. Njye mugiye kubana rero nitwa Hitimana Dismas, mwene so muri Kristo Yesu. Reka tubanze dusenge Imana nk'uko bisanzwe. Mana, turagushimye, tugushimiye ko utagize dutererana, tugushimiye ko waduhaye agakiza ndetse ugatanga n'impano zitandukanye. Wagize neza, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Dusengeye abantu bose bafite amabizinesi kugira ngo ukomeze kuyabarandiramo, kandi abadafite bizinesi cyangwa se abadafite icyo bakora nabo ubaremera akazi kugira ngo nabo bajye baza bavuga ishimwe ryawe, bavuga ibyo wabakoreye. Urakoze cyane ko ubyumvishe rero. Imigambi yose y'abazimu n'abadayimoni tuyishubije ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo, ahubwo dusabye Umwuka Wera akomeze kubana natwe no kwigisha buri umwe wese. Urakoze ko ubyumvishe byose, tubisabye twize kubikoze mu izina rya Yesu Kristo tubigusabye, amen. Nshuti bakunzi bacu rero, mukomeje kudukurikira isaha ku isaha, umunota ku munota, turabashimiye cyane. Rero tugiye kurebera hamwe ibintu 10 byatuma bizinesi yawe itera imbere, byatuma bizinesi yawe yunguka mu gihe gitoya. Icya mbere rero, kugira ngo bizinesi yawe itere imbere, kugira ngo bizinesi yawe igende neza, kugira ngo bizinesi yawe igire inyungu, hari ibyo ugomba kwitondera. Icya mbere, ugomba kwitondera aho ugomba gukorera, kureba ahantu ugiye gukorera heza, ahantu heza ugiye gukorera. Mbere yo gutangira bizinesi cyangwa se mbere yo gukora bizinesi, ugomba kureba aho uzakorera bizinesi yawe hameze hate, ese hari isuku, ese ni hagari, ese bizagenda neza, urabona abantu bazahakunda. Icyo ni icya mbere ugomba kwitaho, kureba aho uzakorera bizinesi yawe heza, hafite isuku, hafite umwuka mwiza, hameze neza nyine, ku buryo umuntu wese urahagera adagira ikibazo. Ikindi cya kabiri wakora kugira ngo bizinesi yawe ikomeze yunguke, ikomeze itere imbere, icyo ugomba kureba cya kabiri, aho gukorera, ese hahurira abantu benshi. Kureba niba ahantu ugiye gushyira bizinesi hajya hahurira abantu benshi, wenda se ni hafi y'urusengero, wenda se n'ahabera inama, wenda se ni hafi y'isoko. Ibyo ngibyo ugomba kubyitaho kugira ngo bizinesi yawe izatere imbere kandi izabone abakiriya. Icya gatatu ugomba kwitaho ni ugufata neza abakugana cyangwa se abakiriya bawe, ubabwira neza, ubaganiriza, ubasekera, mbese icyo bakubajije ukibasubizanya ineza. Ibyo ngibyo bizagufasha, bizatuma bizinesi yawe ibasha kwitabirwa n'abantu benshi. Icya kane cyatuma bizinesi yawe igenda neza ni kwihuza n'urubyiruko, kwihuza n'abana batuye muri ako gace ugiye gushyiramo bizinesi, mukaba inshuti, cyane ko ababyeyi hari igihe baba badakunze kugera aho bizinesi iri, bohereza abana. Abo bana rero ukwiriye kubiyegereza kugira ngo bazajye bahora bagana bizinesi yawe. Icya gatanu cyatuma bizinesi yawe igenda neza ni ukudashaka inyungu nyinshi cyangwa se inyungu z'ikirenga. Hari igihe umuntu
akora bizinesi ariko agashaka kunguka byinshi mu gihe gito. Oya, ahubwo unguka abantu benshi ariko inyungu zibe nkeya. Buri wese agende azane nkeya, noneho nuzikusanya usange zose zabaye nyinshi kuko abantu benshi bitabiriye bizinesi yawe. Icya gatandatu, kugira ngo bizinesi yawe ikomeze kugenda neza, ikomeze gutera imbere, ni ugucuruza ibintu abandi badafite. Gucuruza ibintu abandi badafite kandi bikenerwa. Gucuruza ibintu abandi badafite. Ugomba kugerageza ukamenya amakuru y'ibintu abandi badafite kandi bikenerwa muri ako gace urimo, kugira ngo bajye baza kukugurira icyo kintu abandi badafite, bahereko bagure n'ibindi, bafatireho n'ibindi bahahe. Icyo gihe bizinesi yawe nabwo izakomeza igenda neza. Icya karindwi rero, ni kutagira igihe ubura icyo wabonye abakiriya bakunda. Ikintu cya karindwi, kutagira ikintu ubura. Niba hari ikintu urimo kubona abakiriya bakunze cyane, wirinde ko cyabura, kuko nikibura bakajya ahandi, abakiriya nyine bazaba bigendeye, bizinesi yawe izatangira gusubira inyuma. Icya munani, ni ugushimira umukiriya no kuba wamuha poromosiyo, no kuba se wamuha bonisi, no kuba se wamuha ikizatuma agaruka. Ntago igishimisha umuntu kiba cyinshi. Burya n'umuntu ushobora kumwongeza wenda igitunguru, cyangwa se ukamwongeza ikibiriti, cyangwa se ukareba n'akandi kantu wamwongeza unamushimira, bikazatuma agukundisha abandi kandi akazajya aza ari nawe areba, ndetse atanahagusanga akitahira, akaza kugaruka ari uko uje. Icyo gikorwa cyo gushimira umukiriya gishobora gutuma bizinesi yawe yunguka byinshi mu gihe gito. Icya cyenda gishobora gutuma bizinesi yawe itera imbere, ntuzigere na rimwe wizera ko wafatishije abakiriya. Ntuzigere na rimwe wizera ko wafatishije abakiriya. Ibyo bintu bizatuma uhora wubaha abakiriya, ariko uvuze ko wafatishije, bashobora kukurambirwa, bashobora kukuvaho bakigendera. Ahubwo ujye uhora ushakashaka ko wabona n'abandi bakiriya bashyashya. Icya nyuma ari nacyo cya cumi, ibikorwa byawe byose bya bizinesi ukwiriye no kubyereka Imana, ukabisengera, ugasengera bizinesi yawe, ugasengera bizinesi z'abandi, kugira ngo n'Imana iguhe umugisha. Nshuti bene data rero, murakoze gukurikira.